Iracyari halftime show mukomeje gukurikirana no kuri Royal TV by'umwihariko ikiganiro cy'imikino twari turi kuvuga kuri handball club n'iterambere ryayo muri rusange. Handball nako murambabarira hamwe n'ikipe ya polisi hamwe tunajyaniranye n'ikipe y'igihugu kuko umutoza wayo makipe yose ni umwe ikipe y'igihugu by'umwihariko batagira imyaka 20 nkuko nari maze kwibasezeranya Rayon Sport mu kanya gato kashize kuri stade regionale i Nyamirambo imaze kwatsinda ikipe y'Amagaju ibitego byose 4-1 yiyongera amahirwe yo koroza imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona cy'umwaka wa 2017. Umwe mu bari babyishe inyuma ibyo bakoreye Amagaju bayitsinda ndetse bakananyagira ibitego 4-1 n'umukinnyi Mustafa w'ikipe ya Sport turi kumwe nawe hano muri studio. Mustafa, karibu sana. Merci. Urakoze cyane ku mwanya wawe wigomwe nibwo ukiva mu kibuga nta nubwo uciye ahantu kure cyane wisoza hano muri Royal TV iby'agaciro turabigushimiye cyane Mustafa. Nta kibazo. Ameze neza. Nta kibazo. Ufite lokoke? Naka morale. Naka morale. Hari ubushize wari ufite iyihe? Ni kano naka ni lokoke. Ntabwo birebera hehe ubyigira hehe? Bishiraho bisanzwe mu guhitana mbikuraho. Ngibyo Mustafa yafashe ikipe ya Rayon Sport gutwara intsinzi no kwegukana intsinzi uyu munsi yabafashije gukomeza kurushaho koza imitwe y'intoki ku gikombe cya shampiyona cya 2017. Ni umukino wabereye kuri stade regionale i Nyamirambo ku isaha y'isa 12 hagati ya Rayon Sport n'ikipe ya Magaju. Mustafa wari uri mu bakinnyi 11 babanje mu kibuga n'ubundi wari mu 11 babanje mu kibuga mu mukino ubanza ikipe mu itsinda 2-0 i Nyamagabe ubonamo igitego unatanga assist uba man of the match. Uyu munsi wongeye kuba man of the match. Uyu mukino winjiye mufite icyizere bitewe nuko wari wabatsinze n'ubundi mu mukino ubanza. Nabyo byamfashije na konsinye umutoza no kumikizere. Umutoza yakubwiye gute? Yarambwiye ko aho mbona bishoboka ntere muzamu amana bashoboka mpase kandi sinyirwa bwo gukina nk'ibisanzwe. Nugira ubwo gukina. Hanyuma Mustafa ngira ngo ikipe ya Magaju yatangiye basatiramo gakeya mu y'iminota nk'icumi nibwo watangiye kwakselera uruhande rw'umuntu wari uriho yari yagoye ko wacaga ibumoso ndakubona hariya corner ya mbere wakoresheje ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport yari yawe. Mustafa ngira ngo usibye izo konsigne wari wahawe nk'umukinnyi ku giti cyawe konsigne yindi y'umutoza yari yabahaye mu mukino nk'uyu nguyu umuntu afite imikino myinshi yari yihe kuko wakomeza kwataka umusubirizo imbere zamurya ry'Amagaju? Kuko yari atubwiye ko na mikino yose tuyifate nkaho ariyo ya nyuma kuko tukurwana igikombe nage umukino turegeza no gushaka imbaraga twizere ko twagitwaye ku mukino wa nyuma. Ntabwo kuze guhabwa igihe gihagije cyo gukina ariko igihe uhawe cyaba iminota mike mu mukino hagati ya iminota mike mu mukino imbere uratsinda. Iki ni igitego watsinze hari ku munota wa 18 ku mupira wari wambuye imyugariro w'ikipe ya Magaju muri rusange. Mustafa ni gute watekereje kudatanga passe ahubwo ukaexploiter vide muzamu yari yasize? Ibi bintu ngira no ko n'umusanze narabikoze kuko yo kurana itambika mu gardien abazi ko ngiye kusubiza muri penalty nange ndamujisha ngahita nkutera rero nkukaraga nkuzana muzamu. Ntabwo ari abakinnyi benshi cyane dukunze kubona bahita bafata icyemezo nka kiriya cyo guhita kira kuko ushobora kukira tabagenzi bawe bakavuga ngo wabaye egoist wikunze cyane. Iki cyari igitego ndatekereza ni cya gatatu cya kabiri utsinze muri sezo. Cyane cya gatanu. Ni cya gatanu yani cya gatanu. Mustafa ku mukinnyi utabanza mu kibuga kenshi ariko ukabona ibitego bingana gutya bivuze iki? Umutoza umukoca agerageza kudusaranganya twese kugira dukine icyo ukora nagucika intege utakinye none wongera imbaraga kugira nagusubizamo uzagendera kuri level y'abandi. Ndakeka urumwe mu Nyarwanda bake babambira ahubwo bafite ibitego byinshi muri equipe ya Rayon Sport kandi utabaza mu kibuga bihoraho. Nge wa mbere mfite 5. Niwe Munyarwanda ukinira equipe ya Rayon Sport ufite ibitego byinshi birumvikana rero ko kuri wowe hari icyo bikomeza kukubaka. Ntabwo ari sazo ya mbere ukina ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni iki gitego cya kabiri watsinze kuri kufra yari turutse kuri Piero. Ni gute waciye muri humye bano bamyugariro umuzamu yakoze amakosa ariko nawe wari uryamiye amashanja? Nari ndekereje. Uri muremure cyane ariko waciye muri humye na defenseur ndetse n'umuzamu wari ukoze amakosa uhita ubona igitego cya kabiri kwa ikipe ya Rayon Sport yishyira no mu mwanya mwiza uyu umutekano. Igitego kimara kucyumva gutsinda mumvishe meze gute? Mumvishe bikimishe cyane kuko ngere mu kuvana tangira football nibwo natsinda ibitego 2 muri mu mukino. Félicitations. Merci. Harya handi hanigeze utsinda ibitego 2 mu mukino? Ku Musanze natsinze kimwe ku Magaju kimwe no kuri Espoir kimwe. Kuri Espoir kimwe nahangaha 2. Ni byiza byari ibitego 2 byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino usibye ibyo bitego 2 kandi mu gice cya mbere cy'umukino Mustafa ntabwo yasibye komeza gusatira izamu ry'ikipe ya Magaju muri rusange.
ikipe y'Amagaju yaje kuza gutsindwa igitego cya gatatu ariko hano Thierry bahisemo gusifura Orge. Nabonye mu gice cya kabiri hari sprint wakoze nko mu minota 2 wirukanga cyane contre attaque nk'ebyiri Jabel aguha baro usa nk'unaniwe kugira ngo ukorere tour nkabona birakugoye kugira ngo ujye kumva restriction za Masudi nkabona birakugoye hariya wari utangiye kumva bagusimbura. Ukuntu biba bimeze urareba kugira kuva kuguha umupira ukivayo bakongera bakagusubiza undi ntabwo imbaraga wazibona ariko nuko ugira imbaraga kugira ubutaha bizakunda ugiye ukavuga ati reka ntege gatoya nongere mpembere imbaraga. Hanyuma iki ni igitego cyiza cyane kimwe mu nshuti zawe za hafi munabana Jabel. Iki gitego nubwo wari kuri bench bari bagusimbuye cyagushimishije nawe? Cyanshimishije cyane. Technique nziza cyane Jabel yaje gukora cyari igitego cya kane mu mukino cya gatatu cyatsinzwe na Kevin. Muri rusange uyu munsi nibwo bwa mbere navuga ngo Rayon Sport yatsindiwe n'abanyarwanda gusa. Yatsindiwe n'abanyarwanda gusa. Generation niko mukunze kwiyita. Mustafa agira ngo ni sezo yawe ya kabiri ya gatatu? Ni ya gatatu muri ya mbere mu isonga. Ya gatatu ndavuga muri championnat ni ya gatatu ya kabiri muri Rayon Sport. Ya kabiri muri Rayon Sport. Mustafa ni umwaka wa kabiri muri Rayon Sport, uyu mwaka wa kabiri noneho ugerageje kubona igihe gihagije ugereranyije n'umwaka ushize. Ni gute ushyira mu ncamake iterambere ryawe muri Rayon Sport uko imyaka ishindi igataha? Cyari igitego cy'impozamarira kwa ikipe y'Amagaju ariko ntibyambuza gukomeza kukubaza ni gute ushyira mu ncamake urezima usesegura uko ukomeza gutera imbere mu mwaka wa kabiri muri Rayon Sport? Mu mwaka wa mbere nagerageze ko nabonye amahirwe isa ntabwo banyinishije ariko ntabwo nagiye nyitwaramo neza. Ko twakinye igikombe cya StarTime rwa muzungu yaraje Ivan ubona ko nandi ku rwego rwo hejuru ariko kubera kugenda nirangira nsubira hasi ariko ubu ngubu ikintu kiri kumfasha ndukora teze turangiza gukora teze nanjye ngakora izanjye ibyo bintu biri kunsaidia. Ibyo bintu biri kugusaidia gukina muri Rayon Sport equipe ifite abafana benshi igitutu kiba cyose urabona abafana kuna bari benshi hari icyo bikongerera hari icyo birakinongera biramotiva kukina imbere y'abantu benshi bagukomera amasha bari byiza nabyo bisaba ariko kuba ufite umutima ukomeye. Ni umutima ukomeye kabisa ushobora gucenga gatoya bakwaka cyajyamo batavuga ni ibibazo ni ukuvuga ngo kuko bose kabanezeza. Peruka ku gihe cya Ivan Minnaert ndatekereza na Donadei gakera gukinishaga. Ni iki gituma ubona Mustafa cyatumye ukigera muri Rayon Sport utarahise wiyempoza directement mwituza muri equipe ihoraho ube Mustafa nk'umukinnyi uhoraho atari Mustafa duhora dutegereje tuvuga tuti azaza niki ubona cyabiteye? Twagezeyo twarabakinyi bese tuvuye hamwe ba Savio ba Keve tuvuye mu isonga ubona ko nabo abakinyi beza amahirwe babonye bitwaye neza kandi ikipe iri gutsinda ukumva no gutsinda nyine no komeza kubasabira kugira bakomeze gutsinda ubwo nagiye cyagera ugakina. Hanyuma uyu munsi iyi shampiyona yitangiranye izihe ntego urabona muragenda zigeraho? Nego rero natangiranye no kongera imbaraga ku buryo ko nanjye nabona umwaka utaha nkabona kontra nziza. Ubona kontra arya kontra iri kurangira no kontra yanjye irimo kurangira. Kandi urifuza kongeza kontra muri Rayon Sport? Urifuza gukomeza muri Rayon Sport cyangwa urifuza ahandi? Rayon Sport nayikomezamo nta kibazo twumvikanye ibyo nifuza nta kibazo nagumamo ko naga ikipe mbi. Ubundi abakinnyi baca ku ruhande ntago ari abakinnyi dusanzwe tumenyereho gutsinda ibitego cyane. Rimwe rero gusanga ari abakinnyi batanga assist ari abakinnyi bagora cyane n'ikipe adverse ba créer un danger ariko wowe noneho hejuru y'ibyo ngibyo hejuru yo kuba wagoye abadefenseur b'Amagaju hejuru y'uko ugora abadefenseur bandi makipe muhura unongeraho ibitego ni ikintu wiyumvamo ko muri wowe ufitemo ibitego muri wowe ufitemo impano yo gutsinda ibitego wifitemo ubwo bushobozi? Umuntu w'icyizere ni koca arambwira kuko akenshi nkunda gupasa arambwira wowe n'ubyo ubona ujya upasa rimwe kabiri n'ubona byanze ugerageze nawe uteremo kuko ntabwo igitego cyajyamo utateyemo. Ubundi wowe muri imbaraga zawe wumva zishingiye he? Kwirukanka cyane? Kwirukanka no gucenga ntabwo ari cyane ariko ndagerageza. Undi mukinnyi ubona muri Rayon Sport ushobora kugusiga? Kunsiga Eric ukina kuri gatatu yansiga akantu gatoya mugiye muri 100 metres nako bukuru kazamo burira nawe kwirukanka nako Savio
Savio wapi namusiga wamusiga na Nova dushobora kugenda uko muri batatu uko turi batatu nzaza rimwe mu myitozo nzanye n'igihembo ndebe n'ubu wa mbere muri 100 metres ariko yerekewe yadusiga ntabwo twakompeta nawe buriye njye buriya ngo mukinnyi yatekerezaga yereke ntabwo n'indi mbona mushyira yerekewe arirukanka nawe cyane buriya nabaraga Savio kabara wowe kabara na Nova nabo barabazi kwirukanka ariko se ko tugana turusha n'akantu gato ntabwo mbasha kungo cyane ariko urebe nabo barabizi hanyuma Mustafa uyu munsi uri muri generation wamugani mukunze kuvuga ngo ni generation umuwe na Jabel na Kevin n'abandi mwavanye mu isonga harimo bagerageje kugira amahirwe yo kujya mu ikipe y'igihugu wowe ubitekereza biki ni ugukora cyane ikipe y'igihugu ikinira ni ishema rikomeye tugushema imbaraga kugira ngo tureko baduhamagara no kongera imbaraga tugakora cyane Rayon Sport igeze hanga hasigaye imikino 7 kugira ngo itware igikombe cya championnat reka tunarebere hamwe muri rusange uko byifashe ku rutonde rwa championnat mwese murusha ikipe ya APR amanota 11 kuri mwebwe nk'abakinnyi ntabwo igikombe urakivamo mu gice kimwe cy'umutima ubu ni 50-50 ntabwo igikombe kibara byarangiye twagitwaye ni gutegura n'imikino y'imbere tukayitsinda tuko dusigaje imikino 5 kuyitsinda kugira tugitware ubu no tujye kurwana nayo twongera imbaraga paka tuyitsinze nta numwe dutakaje niyo mupango wacu yo mpango wanyu hari ku munsi wa 22 wa championnat sigaye imikino 7 kugira ngo ino championnat irangire ku rutonde rwa championnat bihagaze gute ikipe ya Rayon Sport ifite amanota 55 buri yayisigira APR ifite amanota 48 haracyari imikino cy'amanota 11 yose nta kipe n'imwe ifite umukino w'ikiraro kugeza amagingo ya Police ifite 43 ayisigaye ifite 43 Musanze 36 Bugesera 33 iri ku mwanya wa 6 Espoir ikaba ku mwanya wa 7 n'amanota 27 Etincelle iyo burengerazuba bw'u Rwanda iri bafite kugira amanota 27 ku mwanya wa 8 mugiye ku mwanya wa 9 ariho Sunrise n'amanota 26 Kirehe ku mwanya wa 10 n'amanota 25 Amagaju ku mwanya wa 11 n'amanota 25 yarayitsinzwe mu kanya gato na Rayon Sport Kiyovu n'amanota 23 ku mwanya wa 12 Mukura n'amanota 22 ku mwanya wa 13 Marine nuko Gicumbi na Pipire zikaba arizo zanyuma ku mwanya wa 18 ndetse no ku mwanya wa 12 urabona ari hisho kipe ishobora kumanuka Kiyovu Sport na Mukura urabona ko nazo zitaragira umutekano biragoye kumenya zamanuka uko ukureba na Gicumbi nawe yajuruka ntabwo yirusha ya 13 yirusha amanota agera muri niba nibeshye na abiri urumva ntabwo ari menshi nani ifite 18 ifite 22 nani urumva ntabwo ari danje cyane ku buryo wavuga ngo Gicumbi zamanuka imikino ni myinshi dore ko dufitemo n'umukinnyi uzaduhuza hanyuma Mustafa muri bya bindi byose twakomeje kugenda tuvuga ntabwo uri umukinnyi usanzwe uhoraho ubanza mu kibuga uburyo buhoraho gusa igihe ushyiriwe mu kibuga igihe uhawe ayo mahirwe uraza rimwe ugatsinda rimwe ugatanga imipira ivamo ibitego neza mbivuga ku Magaju umukino ubanza mukina Nyamagabe ariko se umukino wari uwa mbere ukinnye ubanza wari uwa mbere watsinze igitego unatanga assist uyu munsi nuko n'indi mikino wagiye ukina mu ntara ariko akenshi wakunze gukoreshwa ku bibuga bitari byiza niryo banga ry'umutoza niho wiyumva cyane kurusha ku bibuga byiza bisho ntabwo ariho niyumva akenshi twakiniye mu cyaro ko cyanginisha kuri atake kubera ko we arareba akabona abadefenseur ndi barusha umuvuduko umupira bari gutere ndi bubasige ntago akwanshira ngo nuko mamenyeye nuko ahanshira kunyifashisha nyine kubera karite mfite kwirukanka kubera karite ufite iyo kwirukanka muri rusange uwo ni Mustafa wafashe ikipe ya Rayon Sport gutsinda ibitego 2 muri 4 yatsinze ikipe y'Amagaju ku munsi wa 22 wa championnat Rayon Sport ikomeza kurushaho gukoza imitwe y'intoki ku gikombe cya championnat Mustafa uranatekereza ruhando mpuzamahanga muracyari muri Confederations Cup mufite ikipe ya Rivers United ikipe mwari mwatangira kuyigaho hari video yayo mufite murimo murayitekereza yuki muri vestiaire yanyu ikipe video zaho twarayibonye nta gikomeye cyane nta gikomeye cyane gusa nabwo ndetse wagenda wiraranga iroroshye no kugenda tugashyira imbaraga tukarwana tukara ko tuva muri Nigeria amahoro imbaraga zayo mwabonye zishingiye he cyane ifite abantu bakina ku ruhande b'abahanga cyane nkawe ufite amahirwe urumva kuko hari igihe rimwe wagendaga muri liste y'abakinnyi bagiye gukina muri Confederations Cup n'igihe ugasigara urumva ufite icyizere bijyanye n'imyitozo urimo urakora mfite icyizere icyizere cyo ndagifite nshobora kugenda kuko ntawamenya ibiri imbere ariko amahirwe menshi nshobora kugenda
aha ushobora kugenda. Ndacyari kumwe na Mustafa, ibindi biraza kuza mu bitekerezo byanyu biciye kuri urwo rubuga rwa WhatsApp, kimwe nuko mushobora kuza kuduhamagara mu gihe telefone yacu turaza kuba bravo kuri Rayon yacu, ariko isigaje imikino y'ingahe muri iyi shampiyona, mubwire amakipe isigaje gukina nayo. Uwo ni umukoro nzakora neza, nkabikubwira mu kiganiro cyacu gitaha nyuma y'icyunamo birumvikana, nkubwiye imikino isigaje, kuko imikino isigaje ni imikino 7, ariko amakipe asigaje ntabwo nyibuka yose, hanyuma ahubwo noneho munyemerere gato nongere no kuri telefone ndakira abantu mu gihe baraza kuba bahari. Hanyuma ati hello, ati suza Mustafa, yakoze cyane kuduhesha amanota 3 uyu munsi. Arakumva Mustafa, nakomereza aho akore cyane, natubwire uko yiyumva kuba akina ikipe nka Rayon Sport. Biranshimisha cyane gusa biranshimisha cyane, ni ikipe nziza cyane ndayikunda. Ati Mustafa Kongs kabisa, ni Eric Nyamirambo umuvandimwe wawe, uramuzi? Okay. Aragusuza cyane, ati Mustafa Kongs nanone waduhesheje amanota 3, waduhesheje n'ishema mu rusange. Ati mutubwire amakuru ya FC Barcelona, gusa intsinzi ya Rayon Sport turayishimiye cyane. Hanyuma ati munsurize Mustafa, uti nzamuha tip. Bonsoir, sinagiye kureba match ko mbonye igitego Amagaju yatsinze Abuba, yareberaga biriya ni ibiki yabaye passoir. Mustafa munsurize uti nzamuha tip. Mu gitego cya Abuba nacyo tuzakigarukaho muri analyse, gusa uyu muntu uzamushake ngo azaguha tip, hari ikintu azakurebera mu kumushimira ko wabahesheje intsinzi. So ngibyo, hanyuma mu kanya gato mbabwira ko tubuze kubasigiramo ikiganiro ku bijyanye na arbitrage, ku itegeko rikuze guteza urujijo cyane, imipira itererwa mu rubuga rw'amahina ariko y'amasizo kicks, abakinnyi bakinnye mu buryo buri dangereux bushobora kubabaza umuntu, ni iki giterwa cyangwa se gitera umusifuzi kuba yasifura ikosa. Ese umusifuzi ni ryari agomba gusifura ku mipira nk'iriya, umukinnyi ugashanga ateye garinca umupira uri ku mutwe wundi, ese bazasifura ndaho ngaho? Ibyo ngibyo ni ibintu bari buze kurikirana cyane ku kanya gato, mu gihe turaza kuba dusuzanyije na Mustafa kuri telefone. Aramutse hari umuntu nakwakira undi namwakira, ariko ntibyambuza gusoma ubutumwa nka bubiri hanyuma mbere ko dusoza. Ati salama Jire Mustafa, namupingaga ariko nabonye arenze, ubu namuhaye saluti kabisa, ariko ka gripe kakwatse. Ka gripe urabyumva nyine, ijwi ryanjye ryahindutse. Uyu muntu ngo yagupingaga ariko wamwemeje. Hanyuma undi ati umutipe musuhuze ni Kellen, ubona ubwo muraziranye banza. Ni bwinshi ubutumwa bwagiye buza. Ati yashaka, reka turebe. Tero banyita Claudine ntuye Kimisagara, mbariza Mustafa kuki iyo afashe umupira kuki atawutanga ngo abandi batsinde, ashaka gutsinda wenyine. Ubyiziho? Ntabwo ndabaha kenshi. Okay. So ngibyo cyane Mustafa, ngira ngo dusoza, sinzi niba ari ubutumwa ufite abafana ba Rayon Sport, ubutumwa ufite abakunzi bawe, abakunzi ba Royal TV, abakunzi ba Halftime. Ikintu nabwira abakunzi ba Rayon ni uko turi gukomeza gushyiramo imbaraga kugira duterure igikombe hamwe, turi kumwe twese nk'aba Rayon Sport. Abakunzi bawe by'umwihariko abakunzi ba Rayon, ibitego 10 muzabigeza? Ibitego 10 niyo ntego, inshallah Imana nikomeza kumfasha ndabigeza. Ukabona n'umwanya wo gukina? Nkabona n'umwanya wo gukina. Nibyo. Mustafa ufite ibitego 5 muri iyi sezo, nyamara kandi atarakunze kugenda ahabwa igihe yagize cyo gukina.